Uwiringiyimana. Umwarimu wiyeguriye politiki, arwanya akarengane. Reka turebe ibyaranze ubuzima bw'intwari Agathe Uwiringiyimana. Ni muntu ki? Ese yavukiye hehe? Ese yagiye cyangwa se yatabarutse asize umuryango ungana ute? Reka turebe. Agathe Uwiringiyimana ni umwe mu ntwari z'u Rwanda. Uyu mama cyangwa se uyu mugore, nubwo mu by'ukuri mutigeze mumenyaho byinshi, uyu munsi tugiye kumumenya kubera ko nicyo kinzanye. Tugiye kumenya ubuzima bwa Agathe Uwiringiyimana. Ni imwe mu ntwari z'u Rwanda. Uyu mugore abarizwa mu cyiciro cy'imena. Yibukwa ku bikorwa bitandukanye yakoze birimo guharanira uburenganzira bungana ku bantu bose ndetse mu burezi. Nababwiye ko hejuru yari umwarimu. Si ibyo gusa, yahanganye n'akarengane gakomeye cyane byeruye, ndetse ahangana na leta ya Habyarimana yateguye ikanashyira mu bikorwa jenoside yakorewe Abatutsi. Uwiringiyimana Agathe yamenyekanye cyane nyuma yo kwinjira muri politiki, by'umwihariko muri Minisiteri y'Uburezi, aho yinjiranye amatwara yo guha bose amahirwe yo kwiga. Mu gihe politiki yahasanze cyangwa se politiki yategekaga icyo gihe, ntabwo mu by'ukuri ibyo ngibyo yabishakaga kubera ko ibyayo ntabyiringaniza. Rero Agathe Uwiringiyimana yazanye iringaniza mu burezi, aho abana bose bagombaga kwiga kimwe bagatsinda kimwe. Ngira ngo mwese murabizi, aho iriya politiki ya Habyarimana ubwo yayoboraga, hari bamwe bigaga aho yaharaniraga uburenganzira bw'Abahutu, Abatutsi bagashyirwa inyuma. Reka turebe. Agathe Uwiringiyimana azwi kandi cyane nk'umugore wa mbere wabaye minisitiri w'intebe mu Rwanda. Ngira ngo mu minsi yashize nabagejejeho ikiganiro cy'abaminisitiri b'intebe bayoboye u Rwanda ku butegetsi bwa Habyarimana Juvenal, ndetse ntibyumvikanaga ku bikorwa byinshi leta yakoraga bigamije guheza no gukandamiza bamwe. Agathe Uwiringiyimana amaze kujya mu burezi, nyuma yo kuba umwarimu yaje kuba minisitiri w'intebe. Ibi byose byabaye kuri leta ya Juvenal Habyarimana. Agathe Uwiringiyimana yishwe n'abasirikare barindaga Habyarimana igihe indege ye yari imaze guhanurwa. Uyu mugore udasanzwe yagize uruhare mu ishinga cyangwa se mu ishingwa ry'ishyirahamwe. Nimvuga ishyirahamwe wumve Seruka. Iri ni ishyirahamwe ry'abari n'abategarugori riharanira amajyambere. Agira uruhare rukomeye mu gushinga umuryango FAWE. Ngira ngo mwese FAWE ibi ngibi muzi icyo bisobanuye ngo Forum for African Women Education. Iri ngiri ni ishuri usanga ryigamo igitsina gore cyangwa se abakobwa bonyine. Uyu ni umuryango wari ugamije guteza imbere uburere bw'Abanyafurikakazi, uharanira ko abari n'abategarugori bashyirwa mu nzego z'ubuyobozi. Turamushimira cyane rwose, yarakoze. Uyu mugore benshi bumvamo ko ari umunyapolitike. Yanabaye umwarimu muri Groupe Scolaire Officier de Butare. Bivuze ngo abarimu mwese ndabasuhuje rwose, mukomereza aho ngaho rwose. Nimukomeza kwitwara neza muzubaka igihugu cyacu. Mpinga Nzima Angelique umwisengeneza. Uyu ni umwisengeneza wa Uwiringiyimana, ndetse na Uwiringiyimana akaba nyirasenge. Reka turebe ibyo yabwiye Steven Rwanda ku kinyamakuru cyanyu bakunzi ba Soma Rwanda TV. Mbibutsa gukora subscribe kandi mukomeze munkurikirane kugeza iki kiganiro kirangiye. Kuri uyu munsi cyangwa se kuri uyu yari umubyeyi we. Nimvuga ngo kuri uyu yari uyu mubyeyi we, uyu nguyu ni nyirasenge wa Uwiringiyimana Agathe ubwo twaganiraga. Nyirasenge nawe akaba yitwa Uwiringiyimana, yari umubyeyi we muri batisimu. Jenoside yabaye afite imyaka 17. Mpinga Nzima yasobanuye ko Uwiringiyimana yari umuntu wubahiriza umuco nyarwanda, haba mu myambarire n'imihango yose yubahirizwaga mu miryango. Agathe yakomeje agira ati, uyu mubyeyi twaganiriye nawe Agathe cyangwa se Uwiringiyimana Agatha yari umuntu ukunda kubahiriza umuco wa kinyarwanda, ku buryo iyo yabyaraga yazaga kwerekana abana mu rugo, hakaba ibirori kandi no kwa sebukwe bikaba uko. Ndabyibuka, yakomeje tuganiriza, ndabyibuka abyara umwana wa gatatu yaje ateza urugori. Ni ukuvuga ngo ibintu by'umuco nyarwanda yarabyubahirizaga cyane rwose.
Mu buzima busanzwe Uwiringiyimana yari umuntu ukunda kugira gahunda no kubahiriza igihe cyane, agakunda abantu bose, ntabwo yavanguraga rwose, ndamuzi kandi ndamwibuka. Yakomeje atubwira ati Agatha Uwiringiyimana buriya yagiraga ahantu yandika gahunda z'icyumweru ze zose, ku buryo kuzihindura byabaga bigoye. Ikintu cyose yajyaga gukora cyabaga kiri kuri gahunda, nta byo kuvuga ngo yasuye abantu, ngo yaganiriye cyane yibagirwa ibyo yagombaga gukora. Oya rwose, ibyo ntabwo yabikozwaga kubera ko yubahirizaga gahunda. Ibyo ntabwo byari kumubaho kubera ko yari umugore ugira gahunda kandi akubahiriza umuco nyarwanda. Agathe Uwiringiyimana atangiye urugendo rwa politike. Ese mu by'ukuri byagenze gute? Mpinga Nzima nababwiye ngo naramuganirije, yakomeje asobanura ko ubundi Uwiringiyimana ajya kugirwa minisitiri w'uburezi atarabyiteze rwose, ntabwo yari abyiteze kubera ko nawe ubwe byaramutunguye kuko yakoraga indi mirimo isanzwe. Mpinga Nzima yavuze ko Uwiringiyimana Agathe ajya kwinjira muri politike, abantu bagerageje kumuca intege bamubwira ko politiki atari iy'abagore, ndetse ko hari ibindi yagakoze ariko agakomeza gushyira imbaraga mu byo yiyemeje. Ariko we ibyo ntabikozwe rwose kubera ko ntabwo gucika intege byamurangaga. Baramubwiraga bati Agatha rwose ko amashuri yawe ahagije, ko wabona akazi keza, urishora mu bya politike, ushaka iki? Aba ni abantu baduca intege mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nawe rero abangaba ntabwo bari bamworoheye kubera ko bamucaga intege, bakamubwira bati amashuri yawe rwose arahagije, bibaye byiza warekeraho rwose ntiwishore mu bya politiki. Ntabwo yigeze acika intege kubera ko abantu bakomeje kumuca intege, ntabwo yigeze abaha agaciro. Nawe niba hari ikintu ukora, gerageza rwose ujye ubwira abantu uti oya rwose njyewe ndakomeje. Nawe ati oya, hari ibyo ngomba gukora byagirira abandi bantu akamaro birenze ibi ngibi ndimo. Nkatwe abantu b'i Butare, abantu b'i Gitarama, abantu bo ku Gikongoro twahejejwe inyuma, abana bacu batiga n'ibindi, ntabwo ngomba kubireka ngo mbirebere uko nguko kubera ko hari icyo ngomba gukora maze nkahindura. Yakomeje atubwira ati avuga ko na mbere yo kujya muri politike Uwiringiyimana yangaga akarengane kabaga mu burezi, ari nayo mpamvu ibyo yarwanyije cyane ari icyitwa iringaniza, ndetse agafasha abana benshi bari baravuye mu mashuri bagasubira kwiga. Mpinga Nzima nababwiye ngo yakomeje kutuganiriza rwose, avuga ko kugirwa Uwiringiyimana Agatha kuba yaragizwe minisitiri byari inkuru ku musozi w'iwabo, kuko ari we muntu wa mbere wari ubaye minisitiri ahakomoka. Uyu mugore Mpinga Nzima yakomeje agira ati byari ishema ku muryango, ku gihugu ndetse no kuri komine yacu, kuko iwacu urebye ni hafi y'i Burundi. Byari ibintu bidasanzwe kubona umuntu uhaturuka wabaye minisitiri. Ibaze nawe, koko birumvikana. Reka turebe ese mu by'ukuri uyu Agathe cyangwa se iyi ntwari Agathe yishwe n'abashakaga gushyira mu bikorwa jenoside. Reka turebe. Uwiringiyimana Agathe cyangwa se Agatha ni umwe mu bayobozi bishwe mu ba mbere nyuma y'ihanuka ry'indege y'uwahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana, kuko indege yahanutse kuwa gatandatu, nivuga ku gatandatu wumve tariki 6 Mata 1994. Byari tariki 6 z'ukwa kane 1994. Uwiringiyimana Agatha yicwa ku tariki 7. Icyo gitondo nibwo Uwiringiyimana Agatha nawe bahise bamufata baramwica. Tariki 7 z'ukwa kane 1994, ari nabwo jenoside yakorewe abatutsi yatangiye mu buryo bweruye. Ngira ngo mwese murabizi, twakomeje tubabwira rwose uko bikomeje kwifata muri iyi minsi turimo, cyane cyane mu minsi y'intwari cyangwa se mu minsi twizihiza intwari zacu z'u Rwanda. Amakuru y'urupfu rwe rero abo mu muryango bamwe bayamenye mu gitondo ku tariki 7 z'ukwa kane 1994. Byari mu gitondo nibwo twumvise ngo
n'uwari minisitiri w'intebe nawe yapfuye. Ibyo ngibyo ku bantu bakurikiranaga radiyo rwose mwarabyumvishe. Ababyeyi banjye, abavandimwe babo, ubwo nabo n'abamasenge bose n'abandi twese twahuriye kwa sogokuru. Umusozi wose wari waje, abari bagiye guhinga bose barahinguye maze baraza tujya mu rugo. Nabyo ntabwo rwose twari tworohewe kubera ko twari twacitse umugongo. Rero kubera ko tutari twemereye kumugeraho, twebwe twari hasi ka rubanda rugufi, twabuze icyo gukora. Mpinga Nzima nababwiye ngo yaranganirije bakunzi ba Soma Rwanda TV. Mpinga Nzima yakomeje asobanura ko byari ibihe bitoroshye ku muryango we, kuko nyuma baje no kubahinga cyangwa se guhiga umuryango wose, bavuga ko Uwiringiyimana ari we watanze igihugu, bityo umuryango we ugomba kubiryozwa. Ntabwo byari byoroshye bakunzi ba Soma Rwanda TV, batabawe cyangwa se reka turebe se byaje kugenda bite. Ako kanya interahamwe, ngira ngo mwese interahamwe murazizi. Icyo gihe rero interahamwe zumvise ko inkotanyi zageze Isave, ngira ngo Isave murahazi hariya, zigahunga rwose. Interahamwe zahise zihunga zikimara kumva ko inkotanyi zimanukiye zageze hariya Isave, maze interahamwe zihita zihunga. Nabo babona umwanya wo guhunga bajya i Burundi. Bivuze ngo umuryango wa Uwiringiyimana Agatha wabashije kuba wahungira i Burundi bitewe n'uko inkotanyi zahise zihagera ziza gutabara. Mpinga Nzima akomeza avuga ko ikintu cya nyuma yibukira kuri Uwiringiyimana Agatha ari uko yari yaramusabye kwiga imyuga. Ibyo nyuma yaje no gukora rwose, yaramufashije. Uyu mugore atubwira ko yaje kudoda, yaje kwiga umwuga wo kudoda, kuri ubu akaba ari n'umwarimu wabyo, afite ishuri ryo kudoda. Nyuma yaho tukaturebe uyu mugore Mpinga Nzima ibyo yakomeje atubwira kuri Uwiringiyimana Agatha. Yavuze ko isomo rikomeye yigiye kuri Uwiringiyimana Agatha. Banyarwandakazi bari b'u Rwanda, bagore bakobwa, reka turebe se wowe nirihe somo wakwigira kuri Uwiringiyimana Agatha. Ikintu ugomba kumwigiraho nk'uko Mpinga Nzima yakomeje abivuga, njyewe hari isomo rikomeye nigiye kuri Uwiringiyimana Agatha, ariko iri somo umugore wese agomba kuryumva kubera ko ni isomo rikomeye cyane. Abagore mwese mugomba gutinyuka kandi mukumva ko mugomba kwiga. Bakobwa, bagore rwose mutinyuke mujye ku ishuri maze twiyubakire igihugu cyacu. Mpinga Nzima yakomeje atubwira ati icyo twamwigiraho ni ukwitinyuka, tukumva ko tukumva ko kuba uvuka ahangaha cyangwa se uvuka mu karere kanaka, ibyo ntabwo byakubuza kuba icyo ushaka. Buriya kugira ngo ubashe kuba wagera ku cyo ushaka biragoye. Ikintu ugomba kumenya ni uko utita ku muryango wawe, kubera ko aho uvuka ntabwo ariyo mahitamo, kubera ko aho uvuka ntibisobanuye ko ariho uzapfira. Uwiringiyimana Agatha ni mwene nde? Ni mwene ni Bashiri kandi Juvenal. Uyu mudamu Uwiringiyimana Agatha cyangwa se iyi ntwari yacu ivuka ku mugabo witwa Nibashiri kandi Juvenal ndetse na Nyirantibangwa Saverina. Yavukiye Gikore muri perefegitura ya Butare, byari ku itariki 23 Kamena 1953. Yashakanye na Barahira Agnes mu mwaka 1976. Babyarana abana batatu. Kuva muri Werurwe 1989 kugeza muri Mata 1992 yabaye umuyobozi w'inganda ntoya cyane ziciriritse muri Minisiteri y'Inganda y'Ubukorikori. Kuva ku tariki 16 Mata 1992 kugeza ku tariki 16 Nyakanga 1993 aza kuba minisitiri w'amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye. Nyuma yaho rero yabaye minisitiri w'intebe y'u Rwanda wa mbere, akaba ari nawe umugore wa mbere
kuva ku itariki 17 Nyakanga 1993 kugeza ku itariki 7 Mata 1994 ubwo yicwaga n'abari ingabo zarindaga Habyarimana. Bakunzi ba Soma Rwanda TV, ikiganiro nimenya byinshi ni ikiganiro udakwiye gucikwa. Kora subscribe, nzajya nkugezaho amakuru yizewe kandi amakuru ku gihe rwose. Nukwiye gucikwa ibiganiro byanjye. Niba ukunda Steven Rwanda, ugire imbaraga, ugire imbaduko kandi ukomeze utekereze, turebe ko twazubaka igihugu cyacu. Ni channel yanyu, ni channel y'Abanyarwanda, ni Soma Rwanda TV. Ikiganiro cyari menya byinshi, ndabakunda cyane.